equipe ya PFC ntanze honest assessment icyo nabonye n'amaso PFC iracyarimo utuntu tutaranoga ndabivuga mu buryo bubiri. Hari ahantu APR ubona ko kabisa iri fort cyane, defense yayo axe central ya Clement by'umwihariko ariko ari kumwe na Swane ni axe y'igitangaza impeccable, barablock imipira yose, baratanga passe ndende, ni sawa. Mediane irimo Dauda urabona ko Dauda engagement akora burya datinda umupira atawukandagiraho kenshi birakunda. APR ahantu mbona kwizigira ifite ibibazo na ahantu habiri, ndabivuga rwose nshiza amanga, abantu benshi ntabwo bajya bivuga. Yego, APR ifite ikibazo cy'imikinire kimaze igihe kirekire ariko umutoza atajya kosora n'abakinnyi batajya bakosora, kandi ya umutoza arakizi n'abakinnyi barakizi, n'abafana ba APR batwunganire hano niba koko bakibona. APR igira ikibazo cyo gutanga imipira kure mu kazi yavamo ibitego biturutsa kenshi ku maereri y'abakinnyi. Reka duhere muri iriya Mediane. Impamvu mvuze Dauda nuko ari umuntu wafasha cyane muri faze yo gukonteninga, navuga ibitero kwambura imipira igihe APR satiwe abikora neza cyane, ariko igiye gusatira kenshi faze yo kugeza imipira kuri barutayizamu kwataka niho habera amakosa menshi, niho hamezarimo amahirwe menshi. Ndavuga ku bakinnyi babiri oya batatu. Navuga mbere na mbere ku mukinnyi witwa Ruboneka Jean Bosco. Ruboneka ko ari ishusho wabaye PR. Aho ngaho rero ni nziramo. Ari ishusho wa APR. Aho niho nziramo. Ruboneka ko abantu benshi bemeza ko ari umukinnyi mwiza muri APR. Abakunzi ba APR aho niho tugiye kwicara ku meza kugizanya ukuri. Yego. Ruboneka afitiye. Ruboneka Jean Bosco ni umukinnyi w'umuhanga cyane kubera ko azi kwiruka ikibuga cyose, nta ruha afite imbaraga, afite amaguru mazima, afite umubiri mwiza umworohereza, azi kwambura imipira no gukurikirana imipira igihe itakaje. Yego. Ariko Ruboneka Jean Bosco amakosa akora igihe APR iri gushaka ibitego naya. Ejo abanyamakuru twayaganiriye kuri stade turasesengura. Ruboneka Jean Bosco iteka ryose iyo APR igiye kwataka inyuze hagati cyangwa se no ku mpande na haba hari cyane ku ruhande rw'iburyo abahari. Ruboneka Jean Bosco ngira ngo mubone uburyo afata umupira akawusunika atangiye gusikana ikibuga inshuro ya mbere ya kabiri. Ruboneka kuki iyo ageze ahantu agomba gutanga passe ishobora kuvamo assist. Ruboneka umuntu ufite potential gutanga assist nyinshi kubera ko akora ku mipira myinshi kandi muri faze yo kwataka. Ruboneka iyo ageze muri faze y'ahantu ashobora kuba yitegeza amagashota, afite iyo capacity, barafite amaguru ameze nk'aba Valverde. Ruboneka na Ramazani bazi gushota amashoti cyane aremereye. Ruboneka kuki atinze umukino akongera kukandagira ku mupira bwa gatatu ku buryo equipe barimo gusatira defense itayiregrupa, bigatuma Ruboneka igihe cyose ashose umupira akenshi awushota mu maguru y'abadefenseri. Ruboneka bigatuma iyo agerageje gutanga assist ayihereza umuntu wamaze kujya muri oruje, arariza abataka ba APR. Kuki ari ikibazo kimaze igihe kirekire abantu bakizi. Iyo nenge ari umunyamakuru wambwiye ko yabiganirije na Ruboneka bari muri Sekafa ngo Ruboneka arambwira ngo icyo kibazo ndakizi, ngo ariko ikiza cyanjye ngo ntakaje umupira ngo mwirukaho kugeza igihe ngugaruriye. Of course ufite potential kwagarura imipira, iyo ni atu, ariko se ikintu cyakabaye gikosoka ku buryo ushobora gukora assist nyinshi no kuba watsinda ibitego byinshi umukinnyi numero 9 Dometsia kenshi anahenge ku iburyo. Kuki udakosora icyo kintu kandi bigaragara ko gishobora kuba cyakoroha mu kugikora, bituma APR da create ibitego byinshi. Iyo fact yawe nyemeye akantu, reka dukoreshe ko nakantu kagomba gukoresha, reka dukoresha action yo mu mukino ku munsi. Ariko ingenzi ejo ku munota 70 APR imaze gutsinda igitego cya kabiri, AS Kigali yagiye muri temps fort yo gushaka kukishyura. Hari corner AS Kigali yabonye, barangije bayiclearinze bakora contre attack. Abakinnyi bose ba AS Kigali bari bazamutse, haba contre attack. Umuntu wa mbere umupira wagezeho ni Ruboneka Jean Bosco. Nkuko Lorenzo yabivugaga, hari ahantu ngiye kwemeranya nawe, yasunitse umupira rimwe awusunika kabiri. Uwo bita Olivier Dushimimana muzungu uwo bita Tuyisenga Arsene Tuguma bari bamaze kwinjira mu kibuga, barazamuka birukanka cyane ku buryo byari byoroshye ko intambwe ya gatatu cyangwa se umupira wa gatatu atari kusunika, yari kuba yamaze gutanga pass
kuri abo bakinnyi babiri baba bamaze kandi baburi kuzamuka basigaranye n'umudefanse naguciye mu ijambo ndifuza ko rugaje umusesenguzi wa mbere mu Rwanda adusesengura icyo kintu. Urumva icyo Lorenzo arimo aravuga ngo hari aka extra hari undi mupira wa gatatu acuma mu gutanga assist no mu gushota babyita ama transition rapide ni uburyo umupira mukiwaka muhita mwihuta mujya ku izamu rya opponent birashoboka ko ushobora kugera ku kantu ko kuba trailer mu gufata ibyemezo byo gusohora baro imuva ku kuguru igenda. Kazungu Clever niwe ajya gusetsa abantu akavuga ngo bameze nk'uri kuzenguruka muri rompuwe ngo arabanza kizengurukaho. Ariko utwo nuterere technique abatoza bakosora akamubwira ajya ubura amaso vuba usikane mbere yo kurekura baro ubanze nyine ube warebye mbere. Abari gukina nka nimero 8 bien sûr wenda akazi ke cyane no kugerageza gufasha muri distribution ya baro wenda ukavuga uti umukinnyi ushobora kuba yaba afite nizo nshingano cyane ni Lamine Ba uri gukina 10 ariko buri wese yatanga pass aho yaba ari hose. Ibyo Lorenzo avuga somehow nibyo ariko APR ikibazo Kigali ifite yubakira ibitego byayo donc ikina ibintu bisomeka yubakira ibitego byayo buri gihe mu mpande. Kufura batsinze ni kosa ryabereye kuri wing y'uburyo igitego APR yatsinze cya penalty mbere yo kumupira bawugarura bari bawukuye he muri wing hirya barawugarura kwa barafinda bawugaruye inyuma gato. So rero uburyo APR ikora action za nyuma z'imbere y'izamu igira option zo guhita idekarabaro mu mpande. No kuvuga ngo icyo gukorwa rero uwo ruboneka ndetse na Lamine Ba no kugerageza gukina ama through pass bakina na rutayizamu nimero 9 ashobora kuba ataba ari we wenda mwiza mu guhagarara cyane ko Meddy tumubonye match imwe akazayigama muvuma yabo nabo bakigaye. Ashobora kuba ari uko wenda amakipa yakoze nk'ibintu by'ama block ba agafunga cyane APR akaguma inyuma wenda no kubona ahantu cisho umupira bikagorana bikangwamo ko usubiza mu mpande kuko wenda hari espace birashoboka. Wenda biranashoboka ko ari na kumutoza byifuza wenda mu buryo bw'imitekerereze y'umupira akabona uburyo bwiza bwo kumena sa adversaire nuko acisha baro mu mpande. Haba hari ibintu byinshi bituma ikipe ikintu kwikina gusa wenda ibiri positive muri match ya APR yagize ku munsi w'ejo nabyo birahari. Ikintu cya mbere nuko APR ikomeza kugarda cya kintu cyo kutinjizwa ibitego. Dushobora kuvuga ibitagenze neza cyane bikabije ariko APR vraiment defense yayo iri stable cyane. N'umuzamu imipira bagerageje kumutera nk'ibiri isa niremereye yayikuragamo neza cyane Pavenzila. Ku kintu kijyanye n'ubwugarizi APR iri impeccable ihagaze neza pe. Umaze kubona ko Suane na Clement abo ba center back vraiment n'umuzamu na nimero 6 wabakinnye imbere ejo Dauda ndetse na kabiri na gatatu babo c'est bon. Iyo departement barayimetriza. Icya kabiri kindi kiri positive kuri APR at least nyuma yo kurokirita abakinnyi byongeye kubahereza imbaraga kuri bench. Wabibona bamaze gusimbuza bazanye Arsene bamaze kuzana Muzungu bamaze no kuzana Ramadhan waje no gutsinda kofra nziza turi bugarukeho byihariye. Byatumye ubona yongeye gushyuha cya kintu twajyaga tuvuga ngo APR irakina ku minota 60 ikagwa ntago cyabayeho kubera iki yari afite abakinnyi bafite icyo kintu cya fresher physique kandi bari ku rwego rwiza. Yerega mu minsi mike yashize Arsene yabanzagamo Ramadhan yabanzagamo. Mwibuke ko mu minsi mike ishize umutoza wa equipe nationale yigeze kumuprezinga bya hatari avuga Ramadhan nibizabu ati numwe makinnyi beza ko n'ubungubu nuko hari yari match ya Heroes Cup ngenekereza ko ira Mediane Ramadhan agomba kwibanza maze numwe makinnyi beza bazamuye urwego. Niba twemera ko hari ikintu cyiza ari gukora Lamine Ba umwanya uri mu byago tukaba ati ameze neza ubwo turavuga ibyo tukavuga abo batatu basimbuye nyamara APR hari umwataka ifite tutarabona ushobora no kuzaba wenda ari mwiza cyane Watara pourquoi pas ataza akaba ari n'umukinnyi w'umuhanga ku buryo n'uyu Meddy yakwisanga kuri bench. Wabireba rero APR zaba ari APR nziza 11 dariko bapanga neza izaba ifite ibisubizo kuri bench bihagije ku buryo ari ikintu kizabasunika mu mikino yo kwishyura. Icyanyuma cya gatatu cyo kwishimira kuri APR ni igitego cyayo cya kabiri cyiza cyane. Igitego cya kabiri impamvu ari cyiza
nuko izo remplacement zo kuri bench ariko kantu ko kwishimira ku mutoza zatanze umusaruro. Kufra yatsinzwe na Nibizi Ramadan, Kufra sans fil nta muntu wakozeho vraiment deuxième pot umupira utabaho yakaraze gutera umupira muri riangle urashwanyaguza mu izamu ugafata fa post deuxième pot nta muntu ukozeho neza kabisa. Ubundi uriya niyo Ramadan tuzi muri AS Kigali wanyawe kabisa amashoti y'imyakaka. Hanyuma ikosa ryakorewe kuri Muzungu nawe yaraje amasimbuye. Muzungu yaramaze no gutanga passe nziza umuntu bita Tuyisenga Arsene Tuguma ayitera tackle umuzamu cyuzuye mega yera umupira ukuramo. Uko biri kose biragaragara ko hari uburyo amaramplacement ye yagenze neza ku munsi w'ejo, kuko iyo remplacement ibyaye igitego ku bakinnyi bakoreye ikosa n'uwatsinze haba hari ikintu bagerageje gusoma no gutekereza. So aperi rero isabwa byinshi kwizigira tujya kuri Reyo byinshi cyane, kandi abantu ntibajya bibaza impamvu abantu hora bavuga ngo akantu kari ex umukozi donc wa Rayon Sport ushinzwe ibijyanye n'amastatistike yababwiye ko recuperation nyinshi imipira myinshi yatswe na Richard. Kudashyira Richard mu kibuga ndabisobanuye bihagije, ryari kosa 1 ni muzima, 2 amenyereye gukina afite match fitness, 3 imibare iramuvugira no watsi imipira myinshi, 4 automatisme yari hasanzwe we byibura na Roger at least kurusha Sefu na Roger. Ikindi waribazaga ngo Roger na Sefu si beza ku kirenge ku mupira ugeze ku kirenge, none se urakina na Polisi ifite uyu mwana ufite Musanga na Bedi umurundi nka Musanga urakipera neza kuri yagahita nasora akina abari abana y'u Burundi bakinnye umupira nicyo bita bro aya kaita ita mu Kamenge no mu Bwiza bakina JSM kwitanganyika bakiniye mu mucanga. None uragiye mukiza uyu mwana Bedi w'umushi wabaye y'u Burundi wakuriye Burundi yanakwicuriye mwana wazakarema ntabaho afite amakwisi n'inyamanza baro mu maguru ya Bedi ntiwakoraho. Yanekeza ko Robertinho akwiye wari ubisi komediane ya Polisi nta muntu ukina nayo ntabwo isanzwe ni mediane y'u Burundi bro, akwiye kuganirizwa kuri vraiment aho wese atekereza nabi cyane niyo hambere atsindiwe mediane yari weak cyane. Akwiye kuganirizwa ku byemezo ihuye atakaza amanota kuri Mukura, buriya nuko impamvu bitateje induru nuko aperi nayo yatsinzwe. Ariko ribaza nk'iyo aperi tsinda ngubu igikuba kiba cyaracitse muri Reyo, iyo aperi tsinda agasigaramo ayari kuba amanota 5 agasigaramo 2 iba champion kiba cyaracitse igikuba kiba cyaracitse muri Reyo kuri ya match y'Ihuye yonyine. Iriya match y'Ihuye Robertinho nayo yayikoze amakosa mu byitwa guhitamo squad. Urabona Rayon Sport ubu ngubu imeze nkaho idepanda nka 80% kuri Muhire Kevin mu kudikta tempo y'umukino. Muhire Kevin iyo arimo nibwo regira commande y'umukino, nibwo igena uko umukino ugenda. Iyo atarimo ubona ko Rayon Sport ikina ni survival, no kwirwanaho gusa. So umutoza ukomeye nka Robertinho ufite experience avuga afite, natwe twemera ko afite niwe mutoza navuga ko ufite experience yambaye cyane hano mu Rwanda. Ntakwiye kubaka equipe iri dependent ku mukino umwe, ku mukinnyi umwe. Akwiye kuba afite plan B ahandi hanakuri bisubizo mu gihe yabura Kevin. Icyo ni cyo abatoza bakomeye bakora. Niba Kevin ataraza kudikta mediane, hari uburyo ushaka kubakira umupira mu mpande kandi ukagenda. Icyo ugomba kuba ugifite nka plan B. Robertinho ntacyo afite. Ihuye muri mitambere muri Kevin atarimo, twabonye ko Rayon Sport muri hagati mu kibuga Mukura yarayushije cyane ku buryo bukomeye. Mukura ko ifitemo niyo nizeye Fred ikagira Nzau Jordan ikagira na muhungu bita Christian muremure cyane. Hahise bayinigira Police FC yafashe umuntu witwa Sefu na Kanamugero bagira nk'abana bato bagaragara nk'abakinnyi batazi umupira. Nuko Police yandiza cyane hagati mu kibuga. So niba uzi ko udafite Kevin utakompeta hagati, harandi yantu ugomba kubakira ibisubizo. Hanyuma rero Robertinho ikosa yakoze bari baniti kosa cyane. Abari ntabwo bigeze umva urya atakinishije Basane Ihuye ngo amanze mu kibuga, urebye igihe yinjiyemo uburyo yabaye nk'uhinduye umukino. Kuki nubu mu gihe ubona usinajye hagati mu kibuga, kuki utamaximiza mediane, kuki utamaximiza muri plutôt ku mpande mu ma wings ngo uvanemo ibisubizo bihambaye. Uzi ko udafite na Omborenga yewe uri gukinisha Serumogo kuri kabiri, kuki izo mpande utazikoresha cyane? Basane ntabwo yavunitse, Basane nta kibazo afite, arimo kumanza hanze. Uyu mwana muto mwiza ufite tala, ariko ubona ko mu gihe abanje mu kibuga kenshi bitagenda neza. Ubwo ndavuga Bagayogo
nk'ejo yagize match mbi icyo ntabwo watinya kukivuga Bagabo ejo yagize match mbi ku ruhande n'igihe bamwimuriye hagati mu kibuga nabwo akomeza kugira match mbi ni ikibazo cya management y'umutoza. Naganiriye n'abantu b'abareyo nimugoroba bambwira ko Robertinho nuko bamuzi abasa nkaho atari Robertinho wuzuye adafite umwungiriza we Selami ntabwo ahari abona ko rwose yariganirizaga aganiraga n'ibinini bambwiye ko afite condition ishobora kuba irimo uburwayi yabaga ibinini cyane kuri bande touche Robertinho wabonaga ibitekerezo byamwanye bike ahari Selami nagaruka kuko burya na match yihuye Robertinho muri ziko yitoje yarayaje nijoro mu gicuku avuye mu kiruhuko ubu concentration yari hasi mu gutegura match ntabwo ari hejuru ubu Selami ntabwo hari ni Robertinho wenyine uhari ahari Selami nagaruka hakiri kare aya makosa bashobora kongera kwicara bakayakosora mu nzove bakayakosora bagakora kugira ngo tujye kuri Champions League bakajya mu gikoni bakayakosora ariko Rayon Sport ntabwo nyine bimeze neza cyane. Kadime Ndiaye abonye ikarita y'umutuku ibyo ni ibibazo bya management y'umukino n'imipangire y'umutoza tubona ko hari harimo inenge ariko noneho n'aba bakinnyi hari umwe ukoze amabetize ukoze amakosa atari ngombwa abonye ikarita y'umutuku ba bantu ya kipe twabonaga ubwiza bwayo yari irimo irabadomina muyongere noneho indi avantage yitwa Sirinoma. Kadime yakoze ikosa ry'ubwana ridakwiye umukinnyi nkawe yarebana ko iminota iri kugenda bashaka gutera penalty umuzamu wa mbere wa Rayon Sport bien sûr yagombaga kubikora. So Rage rero nk'umukinnyi uzi ubwenge Rage wanatangaje ari kwihenura kuri Rayon cyane Rage yaramuprovotse amutesha umutwe yafashe umupira Rage awuryamiye Rage asa n'umusitaraho gake undi ahitaza amuturuka inyuma amukora mu maso Rage ahita aryama niko Celestin nyine yahise afata icyemezo gikwiye kiri fair ahereza Kadime Ndiaye ikarita itukura kuko yaretse umupira ajya gukubita umuntu mu maso ni vengeance mu kibuga nta kindi cyagombaga kuba. Rage rero yanatangaje inyuma ngo Rayon Sport ntabwo yigeze inyifuza nk'uko babivuga nk'uko babivuze neye bwasubizaga president wa Rayon Sport perutse kuvuga ko batigeze bifuza Rage bari bagiye kugura umukinnyi kubera itangazamakuru ntabwo ari umukinnyi bashakaga nari ngiye kwijyamo nk'uko ritangazamakuru kuri hype ya media nko gutwika Police FC amahirwe yo gukina umupira ni nabyo twerekanye. So mu bigaragara ayo makosa yose barayakoze nyine Kadime nawe hari ukuntu yatanze ikipe ariko ngenda question ingano kuri penalty bien bibaho ko abadefenseri bashaka kuba beza mu gutera penalty ariko gufata abakinnyi batatu baba defenseur central babiri bari central na Serumogo watsinze penalty nawe bakubwiye ko gutera penalty hasi haba harimo risk rwose yava mu kukigero cyo hejuru. So sinzi ko yari yateguye izi session za penalty ko ndibaza ufitemo abakinnyi bafite ikirenge cyiza twese tuzi aba barishari ufitemo Rutahizamu Folnganye umuntu utsinda ibitego buri munsi ufitemo abakinnyi basanzwe bakina umupira w'amaguru amuteguriye gutera hanyuma basatira abakinnyi bane bateye penalty batatu bose barabadefenseur batatu babanje barabadefenseur Serumogo niwe wayinjije Youssou Diagne na Omar Nyeng barayirata ndetse na Basane none iyo byanze babyanze none se Basane nawe yarayirase kandi biba byanze ariko muri rusange twanashima umuzamu wa Police Rayon niba ari ikipe agomba kugera kuri finale ntabwo agombaga kugera kuri penalty niyongera patience yagize umunsi niyongera yagize umunsi mwiza cyane hari credit tutajya duha Mashami uyu munsi nshaka kumuha turamunenga cyane muri champion ariko hari aga credit nshaka kumuha naje gutekereza nsanga ni keza ako nawe tukamuhe agatahane akararane kanamushimisha at least Mashami hari akantu haye Police muri knockout stages muri no mikino yo gukuranwamo amafinali amaze kuba menshi n'umugabo uzi kujera amafinali ugeze kuri menshi muri champion urabizi wenda ntituzacana waka kuko hari aho utagera ariko ibintu by'ama knockout kudesha po vraiment uri gukora akazi keza niba ushaka kwerimina Rayon Sport umwaka ushize waratwaye iki gikombe ukabageze kuri finale nanone ukaba waratwaye APR Super Coupe ukaba waratwaye igikombe cya Airpco Games ukaba waratwaye igikombe cy'amahoro
vrema finale eshanu mu myaka ibiri ku ikipe nka polisi ntabwo ari ibintu bito. Ubwo se muri icyo gihe ntabwo Ntabwo ari watekereza ko ibintu bagize bito. umusaruro mwiza kurusha uwareyo cyane kandi rero yahinduye abatoza. Wowe nta gikombe ufite, Erega rega. afitemo Igikombe igikombe kirava. cy'amahoro akageramo Muri igikombe imyaka itatu, cy'ubutwari imyaka itatu arusha afitemo Rayon igikombe Sport cy'intwari performance. akagira icy'amahoro Cy'amahoro. akagira super Super coupe Coupe. yasubiye akageramo Eapco Eapco Games Games. afite ibikombe 4 afite n'indi finale afite kuwa gatandatu finale eshanu amaze gutwara ibikombe 4 afite indi finale imutegereje mu manokauti vrema Manoka utahagaze mu buryo neza buri cyane. impeccable ameze ashobora neza kuba atarabonye igikombe kinini kurusha ibindi mashami ayo ariko manota ndayaguhaye ariko ikibazo mfitanye nawe shampiyona shampiyona gatsindwa shampiyona uzaba wa kane ikipe duto turaza abantu wa ubu gatandatu shampiyona ya mbere Uwa izagushyiramo gatandatu. Za gorira15 ayo niyo zikamugora. makosa barimo 13 nibyo tuvuga naho you can do better afite ekipe nziza cyane na ufite ikipe mashami niba niyo abantu mpamvu bakubwira yagiye kumuha credit ngiye mbanza no kwitonda Now you Kuri can ekipe do afite. better. Kuri ekipe aba afite mashami nk'ikipe Yakora afite neza. imagine nko Ntabwo umusaruro Mashami w'ibintu byose yakabarushwa tuvuze amanota 13 ariko ejo bundi polisi na yari Rayon Sport. imwirukanye kubera iki mashami shyiramo akantu kandi no muri shampiyona reka dutumike Kandi Tuze- barashoboye. Tuze muri Champions tuze muri League. Champions League. ibyishimo mubona murana si uko ndi gukirigita ifaranga gusa undi